Nguhaye ikaze wowe ukurikiye Today 250 mumaze kumenyera ko tugenda tubatembereza ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye tubereka ibintu bidasanzwe bihari yaba ari ahantu hafite amateka yaba ari ahantu hafite umwihariko n'ubudasa bugiye butandukanye tukababwira ibyari byo. Uyu munsi ahantu twatembereye rero ni ahantu hahatari my friend, ni ahantu harenze, ni umudugudu uhambaye ndakeka ko abenshi mutari munawuzi. Ndakeka ko rwose abenshi mutari munawuzi kuko n'ahantu herereye ni bakeya bahagenda, ariko ibyo ntacyo bitwaye, ntabwo byatubuza kubatembereza kugira ngo tuhabagerere tubereke wagwani. Ngira ngo uri kubibona ko aha hantu mpagaze nahisemo gukorera introduction, ni mu kibuga cya basket. Ni ikibuga cya basket ubona ko kabisa kidasanzwe, ntabwo gisanzwe kuko matiyeri zigikoze zitandukanye nuko twari tumenyereye ibindi bibuga bya basket usanga ari amakaro cyangwa ni sima, ariko hano ho utuntu dukoze iki kibuga turatangaje. So iki ni ikibuga cyo muri quartier my friend, iki ni ikibuga cyo muri quartier mu mudugudu kabisa, nkuko aho wowe utuye mu mudugudu mwaba mufite akabuga mukiniramo muri quartier. Mu kanya ndaje mwereke na gym kugira ngo wumve ukuntu quartier zitandukanye. Aha hantu nagutembereje rero bahita Bwiza Riverside Home. Bwiza Riverside Home ni umudugudu w'icyitegererezo, ni umudugudu uri ku rwego mpuzamahanga, ni umudugudu uhambaye kandi mwiza byahatari, urimo buri kimwe cyose. Uyu mudugudu uherereye ahantu bita Norvège. Ubu abantu muzi ko imidugudu ya Norvège ari yayindi bamo bandimbati gusa aho hari n'indi mudugudu ngira ngo Wilson arimo kugenda abibereka neza cyane 5 kuri 5 ukuntu bimeze. Ngira ngo muri kubona uyu ni umudugudu, ni umwe mu midugudu myiza iri muri Kigali kandi ugezweho, wubatswe no ku buryo ku rwego mpuzamahanga, na cyane ko materiyeri zubatse aya mazu yose muri kureba ni materiyeri zitari umucanga n'amabuye cyangwa bloke sima n'amatafari. Ni materiyeri bakoresha za nzu z'i Burayi ukuntu ziba zimeze murazizi, ababayo ababi Burayi murazizi ziriya materiyeri ziba zubatse amazu yanyu, nizo zubatse aya mazu muri kubona meza cyane, yatumye uburyo bwo gutura bujya ku rundi rwego i Kigali mu Rwanda. So ahantu rero bahita Norvège. Ni Norvège ya Kigali, ariko nimugire ngo ni yindi yo ku mugabane w'u Burayi. Impamvu hano hantu rero hiswe Norvège nuko ni hamwe muri quartier zikiri nshyashya zagiye zikura ku rwego ruhambaye. Abakire barahayoboka, baraza bahakubita inyubako zigiye zitandukanye, bahashyira ibikorwa remezo byiza bigiye bitandukanye byo ku rwego mpuzamahanga. So bitewe rero n'ukuntu abantu babonaga hari kugenda hamera n'abari kuza kuhatura n'iki, baravuga ati aha hantu rwose ni Norvège kabisa. Bahise Norvège, ariko Norvège y'i Kigali. Ariko ubusanzwe ni mu mudugudu wa Karama mu kagari ka Nyabugogo. Nawe ni mu kagari ka Nyabugogo, umurenge ni uwa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge. Rero twavuze tuti reka dutemberere i Karama cyangwa Norvège, ubundi tubereke aya mazu. Aya mazu yose uko muyabona yujuje ibisabwa, ni amazu meza, arageretse, ni hasi hejuru, harimo agurishwa n'akodeshwa, byose birimo. Ushaka gukodesha nta kibazo, uraza rwose ugakodesha inzu nk'uko n'ubundi usanzwe ukodesha mu yindi quartier aho utuye. Waba ushaka kugura nabwo uraza rwose ukagura, bakaguha unit yawe. Urabona ukuntu zubatse, ni muri bwa buryo nyine bw'i Burayi, ni Norvège quand même. Uraza rero iyo uguze baguha parti yawe, ni ukuvuga ngo baguha ibyawe, baguha agace kawe n'ibyangombwa byaho byose nyine, ku buryo uba ufite inzu yawe ku giti cyawe kabisa mu buryo bwemewe n'amategeko. Guhera harimo size zigiye zitandukanye, guhera ku cyumba kimwe kuzamuka ukagera ku byumba 4, zose zirimo. Hanyuma ku kijyanye n'amafaranga, amafaranga yo ntabwo ari menshi cyane ugereranyije n'ukuntu uyu mudugudu ari mwiza. Ku kijyanye n'amafaranga kubifuza kugura, abifuza kugura guhera kuri miliyoni 33,800 yonyine.
ushobora kubona inzu hano muri uyu mudugudu guhera kuri miliyoni 33,800 nawe rwose ubwo nuguhera aho ngaho. Icyo ni igiciro cyo hasi nkubwiye, ukazamuka ukagenda ukagera kuri miliyoni 145. Ibyo biciro byose ushobora kugenda ubonamo inzu ijyanye n'ubushobozi bwawe. So nimukagire ngo nyine ibyiza ntabwo hari abantu baba batarabigenewe, twese twaragenewe ibyiza. Niyo bakoze ibikorwa remezo nk'ibi ngibi, ni ukuvuga ngo buri muntu wese abahawe ikaze, buri wese abahemerewe. Merona nanjye naje kubakorera ikiganiro so ni kimwe mu bigaragaza nyine ko biba ari iby'abaturage. So rero abantu mutari muzi Norvège, abantu mutari muzi Karama, rwose mubimenye ni Norvège ya Kigali. Ntaza kubivuga hakagira ugira ngo ni Norvège yo ku mugabane w'Uburayi, hoya ni Norvège y'i Karama. Mu by'ukuri mu myaka 5 ishize iyi quartier yitwa Norvège cyangwa Karama nta muntu watekerezaga ko hashobora guturwa kuri uru rwego. Ngira ngo muri kugenda mubibona namwe ku mashusho, ukuntu amakadastre huzuye, abakire barahakabye, ni ibintu bimeze neza cyane hano rwose. Ntago biba byoroshye. So mu myaka 5 rero ishize ntabwo abantu benshi bari bazi ko ikati ishobora guturwa gutya. Even n'abahavukiye bakavukire baho barakubwira ati natwe twaratunguwe. Kugeza ubu ngubu tuvugana, kugira ngo ubone ikibanza byiuze hano muri Norvège, ndajya nkoresha Norvège kabisa, mwihangane, ni Norvège y'i Kigali ariko kugira ngo ubone ikibanza hano muri Norvège kugeza ubu ngubu tuvugana ni amafaranga atari munsi ya miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Guhera kuri miliyoni 15 kuzamuka nibwo ushobora kubona ikibanza. Ngaho ibaze noneho hano mu Bwiza, ni Bwiza, ntabwo ari ni Bwiza Riverside Home. Aha rero urumva nimba ikibanza hanze kiri kugura miliyoni 15, ahangaha bakaba bakubwira ngo kuri miliyoni 33 urabona inzu kandi igeretse ya etage. Urumva ko bidasanzwe. Akandi karusho nuko izi materiel zikora izi nzu, nubwo nawe babwiye ko atari umucanga na sima nkuko tumenyereye, ni nk'amazu y'i Burayi. Materiel zikora ibi bintu zikorerwa hano mu Rwanda, ni made in Rwanda. Ku gice cya ruguru cy'uyu mudugudu niho hari uruganda rutunganya izi materiel zose zubaka aya mazu. Ni amazu agezweho mu by'ukuri, ni ahantu hameze neza. So nakubwiraga nti urumva nimba miliyoni 15 zigura ikibanza gusa, kandi nabwo ntugire ngo ni ikibanza kinini. Murabizi ko ari 20 kuri kangahe 22 kuri 17 nibyo bipimo bigenderwaho ku muntu ushaka kubaka kadastre. 20 kuri 17 usanga ari muri metero kare 300 na ikibanza kingana gutyo ni miliyoni 15 hano i Karama Norvège. So tangira ibitekerezeho nawe. Hanyuma iyi midugudu ntimuyitinye, ni yanyu, biremewe kuza ugakodesha nkuko n'ubundi ushobora gukodesha inzu. Ibiciro byo uraza iyo ugeze hano kuri reception baragufasha bakagusobanurira, mukanegotiatinga. Ntabwo ari itegeko ryo kuvuga ngo ni igiciro kidahinduka, no, muraganira bitewe n'inzu ushaka, bunini bwayo, ibyumba ifite n'iki, mukadiscusinga, bakaguhereza inzu nawe ukiturira ahantu hasirimutse. My friend, hano ni hafi ya Kigali, nako ni hafi ya Kigali, ni muri Kigali, ahubwo si mu karere ka Nyarugenge ahubwo kuva hano ugera Nyabugogo muri bisi ni iminota 25. Nayibaze kabisa fresh. Ni iminota 25 kuva hano ugera Nyabugogo. Hanyuma kuva hano ugera i Nyamirambo hari kaburimbo n'ubundi nayo ihita igenda igatunguka i Nyamirambo kurya nyuma neza. Kurya nyuma abantu benshi baje Norvège ubundi akenshi bakunda no guca i Nyamirambo. Hari umuhanda ugenda ugatunguka kurya nyuma fresh, hanyuma nundi umanuka ukagenda ugatunguka kuri Nyabarongo, akaba ari nawo uhita ukomeza ujya Nyabugogo. Hanyuma rero uyu mudugudu ngira ngo mwabibonye ko ari amazu meza ateye amabengeza. Akarusho rero kawubamo ngira ngo ni nk'ibi ngibi nakubwiraga. Urabona iki ni ikibuga cya basket, iki ni ikibuga cya basket kigezweho kabisa. Ni hakeya uzasanga ikibuga nk'iki ngiki, for real. Ni hakeya ushobora gusanga ikibuga nk'iki ngiki kubera ukuntu gikoze. So apa ari ikibuga rero cya basket, hari creche
ni ukuvuga ngo hari creche nimba utuye hano nta mpamvu yo kugira ikibazo ngo abana ngo ndabajyana ngo kwiga za hirya iyo ngiyo za Kicukiro na za hehe handi, no, ntago biri ngombwa. Hano hari creche ngira ngo uri kuyibona, nayo ni creche kandi yigisha neza, iha abana uburere bwiza buri ku rwego mpuzamahanga, kuko nayo iri ku rwego ruri international. Ngira ngo Wilson ari kugenda bibereka neza cyane. Iyo ni creche. Hanyuma apari ya creche hari na gym. Ku ruhande rw'ikibuga cya basket gatoya hari gym, Wilson nayo arayibereka. Hari gym, ibi byose biri open ku muntu wese utuye muri uyu mudugudu. Ntabwo uvuga ngo biragusaba ngo kugira gutya na gutya, no, biri open. Umuntu wese utuye muri uyu mudugudu aba yemerewe kubikoresha. Wemerewe kuza ugakinira basket muri iki kibuga, wemerewe kujya muri gym iri hariya hirya. Umwana wemerewe guhita umushyira muri creche, ariko creche byo urabyishyura of course kuko n'ubundi iyo uri bumujyana ahandi naho urahishyura. So na hano rero iyo umushyize muri creche ya hano naho uba wishyura, ariko ntabwo bikanganye, ni ibiciro biri aho ngaho, biri simple cyane. Hanyuma ngira ngo muri kubibona rero, bahita Bwiza Riverside Home. Nyabuneka ibyiza nababwiye ngo Kigali iri kugenda iryoha, umujyi uri kugenda utera imbere ujya ku rundi rwego. Nimba dusigaye tubona imidugudu nk'iyi ngiyi, hepfo y'iyi ngiyi naho hari indi midugudu ariyo ya indi tuyemo Bandimbati, ngira ngo nawe muraza kuyibona, wese arayibereka. N'abandi bakire bagiye batandukanye, muri kubona amakadastre n'ibiki. Mu by'ukuri ubundi ibyo byose iterambere rihari, ubwiza bw'ibikorwa remezo bihari, standard bifite, nibyo byagiye bituma hano hantu hitwa Norvège. Kandi koko izina riri kugenda rifata, baravuga ngo izina ni ryo muntu. Izina riri kugenda rifata kuko n'ibikorwa bihari biragaragaza ko koko biri gusatira Norvège. Ubundi ubusanzwe Norvège ni igihugu kiba ku mugabane w'Uburayi mu majyaruguru y'isi. Buriya Norvège iba mu gice cy'amajyaruguru y'isi. Ni igihugu kizwiho ko abaturage bacyo babaho neza. Ni cyo kintu twese tuzi, twumva ko Norvège mu maraporo asohoka, abatembererayo, abahatuye, Norvège ni igihugu umuturage waho abaho neza muri kondisiyo zigiye zitandukanye, ibikorwa remezo byiza bibona hafi ye, n'ibindi. Urumva umuntu bavuga ngo umuntu abayeho neza, ubwo nawe uri kumva icyo baba bashatse gusobanura. Rero ibyo nibyo nyine bagendeyeho bavuga ati aka gace reka tukite Norvège ya Kigali, ubundi hashye. Ngira ngo abahatembera n'abasanzwe muhazi mwe, ibi murabyumva cyane, muri kubyumva cyane kubera ko murahazi. Nawe utahaza, ariko ngira ngo niyo mpamvu twahagutembereje kugira ngo tuze tukwereke uko Norvège ya Kigali hameze. So nitwa Iva Eritier, Wilson aba ari kuri kamera, ari kugenda bikurikirana neza cyane 5/5. So ayo mashusho yandi yose mugiye kugenda mubonaho ni aya Norvège ya Kigali, i Karama, mu kagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge. My friend, ba diaspora mumenye ko i Kigali dusigaye dufite natwe Norvège men. Natwe dusigaye dufite Norvège. So reka Wilson abereke ubwiza bwa Norvège ya Kigali, reka Wilson agenda abereka ubwiza bw'iyi midugudu tuba twagiye tugenda dusura, ariko bigenda binabatinyura namwe, bigenda binabatinyura. Sometime hari ukuntu leta izana gahunda ikavuga iti aha hantu rero tugiye kuhakora gutya na gutya, abaturage bakabanza kwiramanta, bakabanza kugira gute, ariko finally icyiza nuko birangira namwe mwabonye ko bya bintu koko leta yatekereje byari iby'ingirakamaro kuri mwebwe by'umwihariko, kubera ko leta itekerereza abaturage bayo, abaturage kwisonga, umuturage kwisonga. Icyo ni igisanzwe hano mu Rwanda. So mu by'ukuri twagerageje kuganira n'abantu bari batuye hano muri aka gace kuvana mbere, ariko ntago badukundiye ko kujya kuri kamera, kurabizi n'uburenganzira bwabo. Batubwiye ko badashaka kugaragara kuri kamera, ariko mu by'ukuri barakubwira bati iri terambere riri kugera hano, ryageze hano Norvège, natwe byaradutunguye ariko biradushimisha, binatwongerera icyizere cy'uko n'ibindi byiza bisumbuyeho bizagenda biza. Hari igihe bajya bavuga ngo Kigali zaba paradizo mukagira n'iki n'iki. Ubuzi ko nta muntu bakirukana i Kigali,
buri wese asigaye yijyana. Hari igihe ureba nk'ahantu utuye ukabonaho ibintu bihageze, ukareba ukuntu bimeze, ukareba condition de vie ugiye guhita ujyamo y'abanyamujyi n'iki ahita avuga ati uyu mujyi rero ntabwo ukiri level yanjye, reka nijyane, ugahita wicomokera. Ariko ntabwo ari byo twabifuriza, kubera ko umujyi ni uwanyu, muba mugomba no kuba mu mujyi nyine nk'abasirimu namwe n'iki reba ayo mataje yose utayabayemo nawe. Ubu ngubu biracyahenzemo gakeya, ariko muhumure, de plus ko bigenda biba byinshi, de plus ko zigenda zubakwa ari nyinshi, de plus ko igiciro kigenda kimanuka ku buryo rwose mu minsi iri imbere ntugire ikibazo. Gutura muri etaje bizaba ari ibintu bisanzwe i Kigali my friend, kuba muri apartment bizaba ari ibintu bisanzwe my friend, ntugire ikibazo wowe gusa komeza uhige ibiceri, ntucike intege ebana, think big, niko His Excellence akunda kutubwira. Think big kandi unakore cyane, uharanira n'agaciro kawe, ibindi byose bizakunda. So mwakoze cyane, nitwa Iva Eritier, twe twabatembereje mu gace kitwa Norvège ya Kigali cyangwa Ikarama. Aho hasi mujye muri comment mutubwire ukuntu aha hantu mwahabonye, mujye muri comment mutubwire ukuntu aha hantu mwahabonye, mutubwire muri tayari kuza kugura amazu hano cyangwa kuza gukodesha muri uyu mudugudu. Mutubwire, mujye aho hasi muri comment. So ku nyunganizi, igitekerezo cyangwa icyifuzo, aho hasi muri comment hari nimero ushobora guhamagara, ubundi tukajya tunaganira. Hanyuma reka nababwire ko dufite n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Dufite Instagram nayo twitwa Today 250, ndetse na TikTok twitwa Today 250. Hose ni Today 250, kuvuga ngo uyu munsi kode y'u Rwanda, nuvuga uyu munsi mu Rwanda cyangwa u Rwanda rw'uyu munsi. So aho hose rero mujye mudukurikira nk'ubusanzwe, nanjye mujye munankurikira mu following, mujye kuri Instagram nanjye mu following guys, mujyeho mundemere. Naye nitwa Iva Eritier kuri Instagram, nawe ushobora kujyaho ukamfollowinga, ubundi tukajya twiganirira, ukajya uca mu gikari ukambwira igitekerezo cyangwa inyunganizi na comment. Byose tuba tubikeneye kugira ngo ibyo dukora, ibyo tubagezaho bijye biba byiza kurushaho, kuko ni mwebwe tubikorera, mudahari ntabwo twabikora. So mwakoze cyane, mukomeze munogerwe na Today 250.